Kugera ku iterambere rirambye bisaba ibintu byinshi. Muri byo twavuga kubona amahugurwa ku byo ushaka kugeraho, kubona imfashanyigisho zitandukanye, abarimu bafite ubushobozi buhagije no kugira ibikoresho by'ingenzi wigiraho. Ibyo byose bishingira ku burezi bufite ireme. Uburezi bufite ireme bugira uruhare runini mu iterambere. Ni muri urwo rwego Minisiteri y'Uburezi ibinyujije mu kigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB, imaze iminsi mu gikorwa cyo kuvugurura integanyanyigisho yari isanzwe ikoresha mu mashuri y'incuke, abanza n'ayisumbuye kugira ngo hatange ubumenyi bufite ireme, butange icyizere ku munyeshuri, bityo akabasha guhangana n'abandi ku isoko ry'umurimo yaba mu Rwanda, mu karere ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Iyi nteganyanyigisho nshya iteganyijwe gutangira gukoreshwa umwaka utaha mu mashuri abanza n'ayisumbuye, izashyirwa ku mugaragaro kuri uyu wa 23 Mata 2015 muri Serena Hotel. Dr Joyce Musabe, umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ishami ry'integanyanyigisho mu kigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB, aradusobanurira ku buryo burambuye ibijyanye n'uwo munsi. Hari igikorwa gikomeye Minisiteri y'Uburezi n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gifite muri iyi minsi iri imbere. Nta nubwo ari kera cyane, ni mu cyumweru gitaha ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane. Ni igikorwa cyo gushyira ahagaragara integanyanyigisho imaze iminsi itegurwa hashize hafi imyaka 2, none iyo nteganyanyigisho ikaba yararangiye. Icyo gikorwa rero kizabera muri Serena kuri 23, kandi turateganya gutumira abafatanyabikorwa batandukanye mu nzego zose kugira ngo bazaze dufatanye umunsi wo kwishimira ko icyo gikorwa cyarangiye, ariko cyane cyane no kuyishyira ahabona kugira ngo bashobore kumenya ibintu twicayeho imyaka 2 yose dutegura ibyo ari byo. Nk'uko nabivuze, turateganya gushyira ahagaragara integanyanyigisho, ariko mbere wenda yo kwishyira mu bikorwa, reka tubanze twibutsa abatwumva iyo nteganyanyigisho imeze ite, igendereye iki, cyangwa se ni kuki twanatangiye tuvugurura integanyanyigisho. Nubwo byagiye bivugwa cyane cyane mu biganiro byatubanjirije, ariko ntitwabura kubwira abatwumva ko integanyanyigisho nshya ari integanyanyigisho ivuguruye, ihera ruhande ibyigisho byose kuva mu mashuri y'incuke, mu mashuri abanza ndetse no mu mashuri yisumbuye. Akaba ari integanyanyigisho navuga ko ari nshya ugereranyije n'iyari isanzwe mu bintu byinshi binyuranye, kuko kugira ngo integanyanyigisho igerweho ntabwo ari igikorwa cyapfuye kwicara gusa ngo gitekerezwe, ahubwo habaye n'inyigo zitandukanye zacukumbuye zireba integanyanyigisho yari isanzwe, hanyuma zishyira ahagaragara ibyo zibona byahinduka. Bitubiganira n'abafatanyabikorwa batandukanye, habaho inama ngishwanama, noneho na gahunda yo kugira ngo dufate umurongo, niba tuvugurure tugana mu gihe cyerekezo. Dr Musabe arakomeza yerekana icyerekezo integanyanyigisho nshya yavuguruwemo. Icyerekezo tuvugururamo kirajyana na gahunda ya leta y'imbaturabukungu ya 2, ni icyerekezo 2020, ndetse n'izindi ngamba zigenda zigaragara leta igenda ifata kugira ngo cyane cyane abanyeshuri n'abasohoka mu mashuri bashobore guhangana ku isoko ry'umurimo, kandi bashobore no kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyabo, cyane cyane babyaza umusaruro ibyo bize mu mashuri. Ku byagero bigaragara bitagendaga mu nteganyanyigisho nuko wasangaga abana cyangwa se abanyeshuri hari ubumenyi ngiro badafite cyangwa se n'ubushobozi badafite, kubera ko cyane cyane wasangaga biga bafata mu mutwe, bakiga badashobora gusobanura n'ibyo bize, ugasanga umwana yashimishwa no kugira ngo yandike adashobora kuvuga icyo yandika, kandi n'ahandi henshi ugasanga ni na bake bashoboraga no kumenya kwandika cyane mu mashuri abanza. Ukabona umwana ashobora kurangiza nk'amashuri abanza atandika umwandiko ugaragara, cyangwa se ngo yasome n'ibintu ku buryo ashobora no gusobanukirwa n'ibyo asoma. Byagiye bigaragara ko nko mu mashuri wa 3, wa 4 aho umwana yakagombye kumenya gusoma cyane neza no gusobanukirwa ibyo asoma, usanga ko ateguzwa atanasoma neza. Ibyo rero byose twagiye tubigendaho tukavuga tuti ni buryo ki dushobora guha abana ubushobozi kugira ngo ibyigisho biga byose bashobore kubisobanukirwa, niba ari gusoma asome neza adategwa kandi yumva icyo asoma, niba ari ukubara ashobore kubara, ariko noneho no kugera kure ashobora noneho no kubyaza umusaruro ayo masomo agenda yiga. Niba umuntu ashobora kuvuga ururimi neza ashobore kwisobanura, niba umuntu ashobora gusaba akazi kugira ngo hakora runaka ashyire mu bikorwa ibyo yize, abe wa muntu uhangana ku isoko ry'umurimo. Aho rero navuga ko ari cyo cyerekezo twafashe
dushyira iyi porogaramu nshya yanakunze kwitwa competence based curriculum cyangwa se gahunda ijyanye no guha abanyeshuri cyangwa se abiga ubushobozi n'ubumenyi ngiro kugira ngo ubumenyi bize mu mashuri bashobore kububyaza umusaruro. Nanone navuga ko iyo gahunda yo kuvugura integanyanyigisho uko yatangiye muri icyo gihe, habayeho rero inama zitandukanye zo kugira ngo hategurwe, habaho cyo kureberana ayahe masomo mashya azajyamo, ayari asanzwe se yigishwa gate, n'ayahe amasaha yigishwaga yari ameze ate, mbese yari ahagije ku mwana, ese amasomo yose yari afite igihe cyo kwigishwa, ese ntihari amasomo tubona twahindura tukayita ubundi buryo. Ni ryavugurura nyine ryahereye iruhande, ryagiye ryerekana cyane cyane ibintu bishya bikwiye kujyamo kugira ngo tugerageze kuvugurura no kongera ingufu mu myigishirize cyane cyane, kuko uko bigaragara ni imyigishirize izahinduka mu masomo amwe n'amwe wenda azaba ari mashya, no mu yandi twashakiye amasaha atari asanzwe ku buryo yose azajya abazwa no mu bizamini bya leta, ko byagiye bigaragara ko hari amasomo yari ari ku rutonde rwa gahunda y'ibyigwa ariko adafitiwe umwanya. Ibyo rero bikagaragara ko abantu benshi batayahaga umwanya nyine, kuko hari ubwavuga guti wenda muzaryiga rimwe mu cyumweru, ariko umunyeshuri cyangwa se mwarimu yabona ko nta gahunda yo kuzabibazwa, ugasanga kenshi arishyira ku ruhande ntashobore kuryigisha. Buriya amasomo yose navuga kuko twagerageje kuyashyira ku rutonde, twayashakiye amasaha ahagije kandi tuyashakira no kugira ngo azajye yigishwa yose, atari ukuvuga ngo azigishwa nyuma y'amasaha yagenwe kwigisha. Icyo ni kiri muri izi gahunda nshya zo kwigisha zizashyirwa ahagaragara. Ikindi nanone navuga ni uko hari ibibazo abana b'Abanyarwanda bahura nabyo mu buzima busanzwe. Ubwo twakunze kuvuga cyane cyane nk'abana batwara inda z'indaro, twakunze kuvuga cyane ingengabitekerezo ya jenoside, twakunze kuvuga cyane indangagaciro, twakunze kuvuga cyane ubuziranenge, twakunze kuvuga cyane ibyerekeranye nko kuvuga financial education cyangwa se uburyo abana bashobora kwiteganyiriza kumenya agaciro k'amafaranga, bakamenya aho aturuka, bakamenya ko ari ngombwa, bakamenya ko badakwiye kuyapfusha ubusa, ku buryo umubyeyi niba aguhaye amafaranga ukamenya ko ayo mafaranga aho aturuka hagoye, ukwiye no gushakisha uburyo yaboneka, nayo unabonye ukayafata neza. Ibyo rero none biraterwa na ya myitwarire y'abana ikwiye guhinduka. Mu by'ukuri integanyanyigisho nshya igendere kuvugurura ubumenyi ngiro, ariko n'imyitwarire rero twakunze kwita ubukesha cyangwa se attitude. Ni ukuvuga ko ibyigwa byose tuzashyira ahabona bizajya bifasha umwana cyangwa se bitanga imyigishirize mishya kugira ngo wa mwana ashobore noneho guhindura imyitwarire, uko yari asanzwe yitwara bihinduke, bigaragare ko ibyo yize bimugaragaramo, atari ukugira ngo yabifashe gusa bisigaho, ariko hanze mu mibereho ye ya buri munsi ubona atabigaragaza. Nibwo bwa bushobozi, nibwo bwa bukesha, nibwo bwa bumenyi ngiro dushaka kugira ngo umwana ibyo yize abishyire mu bikorwa kandi abibyaze umusaruro. Kugira ngo integanyanyigisho nshya yavuguruwe igere ku ntego yayo, abarezi barasabwa kuyigira iyabo, bakayumva, bagahindura imikorere, bagatanga ibyo bazi neza. Imyiteguro ihari yo kuva mu kwezi kwa mbere nk'uko nabivuze, turimo turategura imfashanyigisho. Imfashanyigisho ni ukuvuga inyoborabarezi n'ibitabo by'abanyeshuri, n'izindi mfashanyigisho zijyana n'imyigishirize. Twavuga wenda turavuga nk'inyoborabarezi cyane cyane kuko igenda yibanda ku myigishirize cyangwa se metodoloji duha abarimu, kuko muri integanyanyigisho nshya ikintu cya mbere cyibandaho ni impindukire ya mwarimu. Mwarimu arasabwa guhinduka kugira ngo niba ashaka ko umwana agira ubushobozi n'ubumenyi n'ubukesha, nuko nawe akwiye kubanza akabigira. Kubanza kubigira nuko tuzabanza tukamuhugura, tukamwereka ibyiza biri muri integanyanyigisho n'imyitwarire mwarimu akwiye kugira, n'uburyo akwiye kwirengagiza uburyo yari asanzwe akora, ariko noneho agahindura imikorere. Kuko imyigishirize mishyashya izamusaba gutegura, izamusaba kumva umwana no kumureka umwana agashakisha, akajya mu matsinda, agashobora kuba yamufasha cyangwa se amuyobora mu bitekerezo umwana atanga, noneho akamufasha no gukora ikintu cya synthèse, ariko umwana noneho akaba ari we cyane cyane uyobora ibyo bikorwa. Birumvikana ko na mwarimu rero akwiye kwiga uburyo ibyo bintu azabimufashamo, kuko iyi porogaramu nshya navuga ko igamije cyane cyane kureka umwana akagira ubushobozi akanabwerekana. Mwarimu rero
azigishwa cyangwa se azatozwa uburyo ibyo bintu nawe azabishyira mu bikorwa. Navuga ko aricyo gikorwa kuva mu kwezi kwa mbere turimo duteganya gutegura, cyane cyane mu biruhuko n'ibindi bihe tuzabona ko abarimu dushobora kubabona. Niyo gahunda turimo. Twatangiye n'amasomo kuyaha amashuri nka ariya yigisha inderabarezi, amashuri yigisha abarezi, kugira ngo nayo yinjize muri gahunda zayo, kugira ngo umwaka utaha abanyeshuri bazasohoka mu mpera z'uyu mwaka bazajya kwigisha bazashobore kuba bazi iriya gahunda nshya n'uburyo izigishwa. Ibyo rero byose twatangiye kubikorana n'ukwezi kwa mbere, akaba ari ibijyanye n'imyiteguro kugira ngo iyo gahunda nshya nitangira mu kwezi kwa mbere ibintu byose bizabe biri ku murongo. Abanyarwanda barasabwa kuyigira iyabo, bagatanga ibitekerezo byabo ndetse bakitabira uyu munsi wo gushyira ku mugaragaro integanyanyigisho nshya kuri uwa 23 Mata 2015 muri Serena Hotel, kugira ngo biyumvire neza kandi batange ibitekerezo byabo kuri iyi nteganyanyigisho. Ijambo navuga ni ugushima abaduteze amatwi bose, ariko cyane cyane nkababwira ko iyi nteganyanyigisho ibabikiye ibyiza byinshi, kandi ko nk'uko nabivuze ni uko ari iy'umuntu wese, umunyarwanda wese, umubyeyi, umurezi, umunyeshuri n'umuyobozi uwo ari we wese, kuva ku rwego rwo hejuru kugera ku rwego rwo hasi. Icyo nasaba rero ni uko badutera inkunga cyane cyane z'ibitekerezo nitumara kuyishyira ahabona kuri uriya munsi wa 23 z'ukwezi kwa kane. Tukaba dutumiye abantu bose kuzadukurikira kugira ngo bashobore kuzisangizwa nabo, ariko none navuga ko na nyuma yaho izo nteganyanyigisho zizaba ziri ku imbuga nkoranyambaga cyangwa se za websites zitandukanye, cyane cyane ya Rwanda Education Board n'iya Minisiteri y'Uburezi. Urumva ko buri wese azaba afite amahirwe yo kuyireba akayisoma, akaduha ibitekerezo, akanatubwira n'uburyo bwiza twafatanya kugira ngo tuyishyire mu bikorwa. Babyeyi, barezi, banyamadini, bafatanyabikorwa batandukanye ba Minisiteri y'Uburezi, uyu niwo mwanya wanyu mu kugaragaza uruhare rwanyu mu guteza imbere ireme ry'uburezi.